Muraho ndabasuhuje bene data bakundwa, nshuti bakoze ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kumvira hamwe kuri Women Gadizi Minisitiri riri muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 21. Imana ibahe umugisha kandi mbahaye ikaze. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo akize umuntu utewe na dayimoni. Mbere yuko turisoma katwaze dusenge. Namwe turakubashye. Urera urakiranuka uri inkuru, wambaye icyubahiro no gukomera, izina ryawe rihimbazwe. Ibyaremwe byose niwe wabiremye kandi nta na kimwe kiriho bitaravuye mu bushake bwawe. Natwe niyo mpamvu tugushimiye umwanya, kuko ntabwo twicaye hano bitari mu bubasha ndetse no mu bushake bwawe. Izina ryawe rihimbazwe. Nubane natwe rero muri uyu mwanya kandi uha umugisha umuntu wese uteze amatwi iri jambo. Mwuka wera tuganirize mu izina rya Yesu gusabye nizeye, amen. Ijambo riratubwiye ngo bagera i Kaperinawumu. Nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi, uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo umwuka w'Imana ashatse ko tuganira kuri channel yacu uyu munsi. Ni ijambo ritubwiye ukuntu ngo Yesu yari arimo yigisha, ariko ngo mu bantu yigishaga harimo umuntu umwe ufite ikibazo cy'uko yari afite dayimoni atuye muri we, atuye mu mubiri we. Nuko ngo umudayimoni akibona ko uri kwigisha ari Yesu kandi abadayimoni baramuzi, ngo arataka cyane, ngo aravuga ngo duhuriye hehe? Ngo duhuriye hehe nawe? Ngo icyakuzanye ni ukuturimbura. Niko uyu mudayimoni yavugiye muri uyu muntu, ngo duhuriye hehe? Ngo ndakuzi, wowe uri uwera w'Imana. Icyakuzanye ni ukuturimbura. Ariko Yesu ngo aramucyaha aramubwira ati, dayimoni ceceka, ahubwo sohoka uve muri uwo muntu. Ngo nuko dayimoni irataka cyane, irasohoka maze iva muri uwo muntu. Rero bakunze b'ijambo ry'Imana, ikiri ijambo nk'uko Imana riduhereye umunsi, ni ukugira ngo mbabwire ngo ikibazo ufite cyose n'ibigeragezo uri kunyuramo byose, ni uko utarahura na Yesu. Ibyo bigeragezo biri kukurwanya, ibyo bintu biri kuguhiga, bizi Yesu. Umunsi Yesu yageze iwawe, umunsi Yesu yinjiye mu mutima wawe, bizibwiriza bihunge, kuko biramuzi, bizi ko afite ubutware bwo kubicyaha, bizi neza ko afite ubutware bwo kubikuraho. Ari uburwayi bwakubayeho akarande, ubwo burwayi umunsi bwahuye na Yesu birabizi neza ko bugomba kwibwiriza bugahunga. Ari ubukene, ari intambara z'uburyo butandukanye, ari iz'umwuka, ibyo byose umunsi Yesu yaje akabikura ku buzima bwawe, bizibwiriza bihunge. Hari umuririmbyi wavuze ngo hamagara Yesu aze arebe. Rero nawe mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndakubwiye ngo hamagara Yesu aze arebe, kuko ahantu Yesu yageze dayimoni ziribwiriza zigahunga, ziramuzi. Ahantu Yesu yageze ibingibi byose biduhagarika umutima birabizi, bizi neza ko Yesu nyine aho yageze byose birahinduka. Icyo nabifuriza rero ni uko duhamagara Yesu ngo aze arebe ibiturwanya, aze arebe ibiduhiga, aze arebe inyatsi zitwirukaho, aze arebe karande, aze arebe imbaraga z'umwijima zitwiruka inyuma. Yesu nahagera byose bizibwiriza bihunge, kuko ni umwana w'Imana kandi muri we harimo umucyo. Ijambo riratubwira ngo umucyo ntabwo ujya uturana n'umwijima, iyo umucyo uje umwijima urahunga. Yesu naza rero ku buzima bwawe, ibikurwanya byose bizahunga, kandi Yesu naza kureba, abantu bazabimenya ko Yesu yinjiye iwawe, bazabimenya ko Yesu yageze iwawe. Niyo ijambo ry'Imana risoje ritubwira ngo uwo mwanya iyo nkuru yamamara ahantu hose, abantu bose barabimenya, bamenya imirimo Yesu yari amaze gukora kuri uwo muntu. Ngo uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Rero Yesu naza ku buzima bwawe, inkuru izamamara yuko Yesu yanyuze mu buzima bwawe, kandi ibyakurwanyaga n'ibyaguhegaga bizahunga, bigende bivuga ati duhuriye hehe? We Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura. Impamvu bivuga ko aje kubarimbura ni uko nyine bituye muri twebwe, biradutsikamira.
ibyo bibazo birantsikamira, izo ntambara ziragutsikamira, ibyo bibazo nyine wumva ufite bitandukanye niwe bitsikamiye bibereho kugutsikamira, ariko Yesu ngo iyo aje birasakuza ngo uje kuturimbura, aho byari bituye ubuturo bwabyo bivamo, niba ari ubukene bwari butuye muri njye bwaratuye, bwarabaye karande bwaranze kumvaho, iyo Yesu aje buravuga ngo ndarimbutse kuko aho nari ntuye ntacyongeye kuhatura ukundi, ariko icyo mbifuriza nyine Yesu naza arebe, tugire umugisha wo kuba mu iteraniro Yesu arimo, tugire amahirwe y'uko Yesu aza mu buzima bwacu kugira ngo agire ibyo ahagurukira kandi agire ibyo adukiza bibanye natwe igihe kirekire bituzengereje, aduture imitwaro yaduhetamishaga, aduhe kugenda twemye. Rero niryo jambo ry'Imana, umwuka w'Imana aduhaye kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha, tuzabonana ubutaha. Bye. Ndacyabashimira kandi mwese bantu mukomeje gukora subscribe ndetse n'abantu mukora like n'abantu mukomeza kureba ibiganiro mukabisoza. Imana ibahe umugisha ibe mu ruhande rwanyu. Tuzabonana ubutaha. Ciao ciao.